Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Yewega Mukiza, umva amakuru yawe narayumvise ngira ngo siyo pe. Nari nzi ko bakubeshyera. Mari, urabizi ko ntacyo naguhishe. Nageze mu burengerazuba aho nakoraga, mahurira n'uriya mutima ukeye. Ariko yanyibagije ibyo ndari narasize inyuma byose. Muki, umutima ukomeye gutyo sinzi hano wawukuye pe. Ubwo si uwo munsi wa mbere murara kwa Rugarama ntabwo wari ufite? Mari, nanjye ubu nariyobewe pe. Gusa ntiwakumva ukuntu bigeze uyu munsi umutima ukeye ataramenya ko mfite umugore. Byambijije icyuya ku buryo uyu munsi niyo wabimubwira atabyemera. Yewe, kubeshya wagira ngo nibyo wigiye pe. Gusa uriya mwana ko mbamo nameze nk'uwo mu basirimu, buri uzamutungisha iki Muki? Reka da, iwabo ntabirenze, nuko ari ubwiza yivukaniye. Ahubwo Mari, impamvu nazindutse nza kukureba, ubu nshaka ko nguriza amafaranga pe. Ayo nakuye mu burengerazuba amaze kunshirana kubera igihe maze nakora. Mutima ukeye kandi nawe buri yazi ko nyafite akayabo. Ndagira ngo mfashe rwose atazanyuzamo ijisho. Amafaranga se Mukiza, ukeneye angahe? Yewe, keretse ngurije nk'ibihumbi 50 pe. Muki, ayo mafaranga ko numva ari menshi mugenje ne koko. Gusa inama nakugira niyo kubwiza mutima ukeye ukuri. Kuko gukomeza kumuhisha uri we, njye mbona bitazakugwa amahoro. Oya Muri, mureka abanza twite. We ninda nzamutera nimara kuba nkuru, azabona ari nakunda hamwe tubane. Ikindi kandi mutima ukeye yankunze n'umutima we wose. Nubwo yabimenya namutakambira akambabarira. Muki, rwose uri inshuti yanjye kuva kera. Urabizi ni nanjye wakugira inama yo kuvana umutoni wabo, kuko mwakundanaga kandi ukaba wari umaze kumutera inda. Ariko urwego ibibazo bigejejeho uyu munsi singushyigikiye pe. Mari, aho bigeze uyu munsi ntacyo nabihinduraho. Ngomba guhangana nabyo nyine. Ahubwo mbwira ku by'ayo mafaranga nakuguzaga. Amafaranga rero ndashaka kugura amabati yo kuzuza yanzu muri iyi minsi ngo ndebe ko nakuru ya mwana w'umukobwa iwabo. Ubwo ninsagura nzakubwira. Yambaye inka. Ntumbwire ko se wa mwari wahakurya hari ugiye kumushyira mu rugo. Umva, tujye kubinywera rwose. Harya ubwo wafashe umwanzuro wo gukodesha inka kugira ngo abe ariho ububaye? Yego mzee, kugira ngo nkurikirane uyu mushinga neza biransaba kuba mpibereye. Naho se ubundi numvaga uri mukuru, sinumvaga ko waba ungana utyo. Wakize ukiri muto rwose. Oya nabyubukire mzee, nuko nagize amahirwe nkabasha kubona akazi kandi urabizi ko aya mafaranga y'umushinga atarayanjye. Byari kuba igitangaza yaba atarawe papa yasize. Nibyo kandi koko. Ubu rero mfite umwana uri mu bitaro kandi umeze nabi. Ndagira ngo mbwire ibyo washaka ko ngufasha ubundi njye kumureba. Yo, umbabarire pe. Ntabwo nari nzi ko ufite umwana urwaye. Oya sinkurenganya, nta kibazo mbwira. Rero, urabona ko uyu mushinga wacu ugiye gutangira uhereye ku gushinga inyubako muri aka gace. Nakoranye inama n'urubyiruko, ariko nabanye bafite imico inyuranye. Nifuzaga ko bari bafite imico myiza, akaba aribo nzifashisha bagahagararira ibikorwa tuzakora kuko bisaba abantu b'inyangamugayo. Biroroshye rwose. Ahubwo se ukeneye bangahe? Waba undebeye babiri, umuhungu n'umukobwa. Kuko nshaka umuhungu uzaba gapita w'abakozi n'umukobwa uzaba ushinzwe stock. Nta kibazo, ahubwo ubwo wambwira aho bagusanga ubone nkaza kubohereza. Ubohereza ni wanjye nta kibazo, baraza kuhansanga. Ubwo reka ngende, uraza kubona bakugeraho. Ese sheri, ubwo wagabanyije iyo radio tukaganira? Ahubwo reka nyifungesha. Gusa iyi surprise unkoreye. Erega ndagukunda cyane be, ntacyo nakora ku bwawe. Ngese ntubizi ko nkukunda cyane Odi. Ariko sheri, ngusaba akantu. Odi, akantu ushaka kunsaba nagaki ko ngize amatsiko. Umva kandi ngurongera. Sheri, sinagusabye ko utazajya impamagara mu izina koko. Basi ugire abakandi kazina keza unyita. Ubwo se ni itandukano ryari hagati yanjye n'abandi bakobwa. Ngaho mbabarira mukobwa mwiza. Aho gukigera hano
wari wambwiye ko hari ikintu ushaka kumbwira. Ni igiki? ese sheri gahunda ufiteho ni iyihe? Nongere mbigusubiriremo se? Hari umunsi ntabikubwira? Gahunda nuko tuzabana rwose di. Nako sheri. Sheri urongeye nanone? Ariko reka mbyirengagize. Nyine wowe icyo nashakaga kukubwira hanini ndashaka ko dukora ubukwe pe. Kandi ntumbwiye ngo ubushobozi bwarabuze. Ndabizi neza ko ntacyo ubuze. Nuko ari wowe uba ushaka kubitinza gusa. Ibyo ndabizi sheri. Kandi mba mbizirikana pe. Yewe uziko nari nibagiwe ko ndagemurira umutoni kwa muganga. Sheri ihangane ngiwe dore amasaha yagiye pe. Wenda ibindi nzagusanga iwanyu tubiganireho. Kandi narabikubwiye uramakanira. Ubu hari icyo utanyeretse. Habaye iki se kandi ko mbona uhagurutse urira? Ben, aho uhereye mbeshya ndakurambiwe. Wambwiye ko udakunda n'umuringa. None ngo ugiye gusura umutoni kwa muganga. Kandi umutoni arwajwe n'umuringa. Ubwo ari icyo utanyeretse. Oya nakoreka naye. Ariko umuringa azambona. Nzamwica noneho. Ubu se nkurikiwe. Ese umuto ko wasinziriye cyane uyu munsi ni amahoro? Sha muri sinzi ko ndi kumva ameze. Kuva ejo ndumva ibintu bigenda bihindagurika. Ahubwo se we papa ntabwo yaje kundeba uyu munsi? Ko mbona bukeye ntaramubona. Papa wese ugira ngo ntiyahavuye? Ko ari uko yasanze usinziriye akanga kugukangura? Umuri papa mba mbona amuhangayikisha cyane pe. Sinzi niba mba ntamugora ngo arebe umunsi w'ejo. Utamugora se n'uri umwana we? Ahubwo uvuze umunsi w'ejo uranyibutsa. Shaje wanteye ubwoba. Uzi ko umutima wari umvuyemo we? Nari ngize ngo ugiye kubyara. Umuringa we none se ubwo kubyara urumva ari igitangaza? Ko ntwitunda amaherezo urumva ari ayahe? Si ukubyara? Ahubwo we nari nibagiye kuguha amakuru. Ubu ngiye kubona akazi. Harya wa mukobwa nakubwiraga ugiye kuzana umushinga inaha witwa Shikama ntumwibuka? Yego waramumbwiye ndamwibuka. Uzi ko yatumye papa wawe kumushakira umusore n'inkumi bazamufasha kuyobora ibikorwa byawo, akaba ari njye na Mugisha yahisemo? Mva muringana gusa uri kumva papa ahubwo yataguhitamo yari guhitamo nde? Kandi ataguhisemo nanjye ntitwakiranuka. Ibyo bireke. Gusa na Mugisha yari abikwiye pe. Ukuntu yakwitangiye ejo bundi. Uzi ko rwa rukundo yagukundaga kera rwakomeje we? Shabireke biriya byari ibyo mu bwana. Aha, wa mugani n'ibyo mu bwana da. Ariko Sodi ubu baye iki koko? Komera ukumbwira ko wari ugiye gusura Beni bigenze bite ngo umeruke? Ahubwo se ubu Kiki nari mamagaye wari hakataza. Umva Daya we, uzi ko Ben n'umuringa bavindimwe? Ngo? Beni n'umuringa bavindimwe? Gute se? Awe, Kiki, ngize amahirwe uraje. Fasha rwose turebe ukuntu Odile yagera kwa muganga. Ahubwo se Dari, ko ntasho niba irimo kubera hano ngo muri kuzikina mute? None se Odile yabaye iki wana? Uzi ko n'ururimi rwasohotse? Shaka ikikura ibyo binyarwanda by'amafuti hano. Fasha tugeze Odile kwa muganga. None se nayo ko ndakariye wana? Banza ntema amakuru y'ukuntu bigenze kugira ngo Odile amera atya. Nyine uko byagenze Odile yagiye gusura Beni. Gusa ngo yavuyeyo batunganye. Ageze hano rero umutwe wamuriye cyane. Afata ibinini byose yari afite hano atarebye uko bingana abinywera rimwe. None dore ururimi rwasohotse kandi arimo no kuvugishwa. Beni se ko nari nzi ko ari umuntu w'iniga. Yigize kadage atemanye. Gusa ibi binini si sawa. Turebye nabi twanamubura. Nuko mujyana kwa muganga fasta bakamuvura. Ntiwumva ahubwo? Reba umumotari aho ku muhanda hanyuma mujyane.
noneho wowe ujye kureba nyirasenge Valeriya ubimumenyeshe, buriya niwe munyamuryango wa hafi agira. Ewana reka nyaruke noneho. mama uzi ko Bey n'umuringa basa, buriya ntiwasanga bakundana iyo bari kumwe n'ubona ko ari byiza. Beni n'umuringa ndabizi, oya na papa nzabimubwira, kandi na Dari banza atarabizi. Ni ukuri Bey ntabwo nkunda pe. ariko mukecuru wambabara ukarekeraho koko. umva wagashyanowe, narabihigiye sinzigera nguha agahenge n'umunsi n'umwe. none se Nyiramukiza niba twikundaniye waretse tukibanira koko, ubundi kuki ushaka kumushyingira Umutoni numva bavuga kandi atamukunda? ariko ubundi kuvugira mu nzu wasohotse ukaza hanze nkakwereka uko intama zambarwa, uranyumvira ukuntu uri agashwi? ubwo unejejwe no kwitwa inshoreke ya Mukiza? yewe abagore bari abakera naho uri agahwitire. oya ariko sohoka yewe duhangane. ndabizi Mukiza murimo kumubeshyira kugira ngo muduteranye, ariko n'ubundi murarushywa n'ubusa. turakundana kandi icyo Imana yafatanyije ntawe ugitandukanye. niko muhanya mutima uke? oya nako mutima muke. niko uravuze ngo ndarushywa n'ubusa? ubu nakwica ko kugi nkagusanga aho wifungiranye nkaguturumburamo n'ibyawe byose. ariko muki ubu wabangutse koko, unejejwe nuko mukecuru yakuraho urugi akanyica? yego ubu yanteye iwanjye arimo guhonda urugi ngo arashaka kunkura mu nzu. tabara sheri, naho ubundi ndapfuye pe. uwo ni Mukiza murimo kuvugana? nushaka umuhamagare, ubundi we ntuzamva mu nzara. ariko si umuntu ndi kumva uri gusuhuza iwangera? reka ngereyo ndebe. mutima uke reka ngende ariko sinshizwe. ariko se koko ubu nzabana na maboko unyaga gutya mbishobore? noneho uyu we dore abashaka no kurwana. karibu. mwiriwe neza? yego nta kibazo ariko wakwicara. yego murakoze. none ko mbona nakuze uragenzwa n'iki? yitwa Mugisha, noherejwe na Muzehe Mutabazi, yambwiye ngo njye n'umuringa tuze hano muradushaka. nari namubwiye ko nkeneye abakozi babiri, umuhungu n'umukobwa, none ko uje uri umwe. umuringa ntabwo yabashije kuboneka kuko arwaje umukobwa wa bosi Mutabazi. nta kibazo nawe twavugana. nagiraga ngo rero we n'uwo mukobwa wavugaga azaba ari mwe muzajya mukurikirana ibikorwa by'inyubako mu gihe nzajya mba ntahari. nifuzaga ko wowe wayobora abakozi, naho uwo mukobwa akaba ashinzwe ububiko bw'ibikoresho aribyo bita sitoke. none se mabuja ko nigeze niga birenze, ubwo ntibyazansaba imibare myinshi nkabicira akazi? basi ubwo iyo ureka nkazikorera ikiyede ko ari cyo cyo ku rwego rwanjye. oya Mugisha, nta kazi karenze gahari. wowe icyo uzaba ushinzwe ni uguha abakozi imibyizi, naho imibare izajya ikorwa n'uwo mukobwa, uretse ko nayo idakabije cyane. murakoze cyane noneho, kandi nzabakorera neza mabuja. ariko ngewe ndumva atari ngombwa kunyita mabuja, nitwa Berize. ikindi kandi turi urungano, si ngombwa ibyubahiro bingana bityo. nta kibazo rwose. ubwo nzagaruke ryari se? uransigira nimero yawe n'iy'uwo mukobwa, nzabahamagara tujyane aho tuzashinga iyo nyubako, turebe ko twatangira umushinga vuba. ariko be ntabwo wambwiye amakuru ya Mugisha ko ataragera hano byamugendekeye ibiti. aha umuto byihorere. Mugisha yahuye n'ibyago pe. ariko burya abantu beza nibo bahura n'amakuba pe. Mugisha se yahuye n'ibihe bibazo? sha burya wa munsi bakuzana kwa muganga yaratashye ngo araryama, ariko buki asanga inkoko 40 yari afite zose zapfuye. yewe ndumva ari ibibazo wa mugani.
ntiwakumva ukuntu nasanze yarwaye yihebye arimo kumbwira ngo ntazasubira mu kazi n'umunsi n'umwe. yewe kandi koko wambwiye ko n'amafaranga yari afite ngo yananzeho hano kwa muganga. Ibyo bimbabaza kurushaho rero kubera ko iyo nibutse ko Mukiza ari we wanteye ibi bibazo byose numva ndwaye muzunga. sha ihangane pe, noneho ntuzi amarorerwa yakoze. Yakoze ibiki se kandi? Ejo bundi yaransezeye ngo agiye kuba muri ya nzu mwabanagamo, ubu niho yajyanye umugore we. Mukiza yakoze ibiki be? ngo umutoni ko asinziriye abaye iki se kandi? Ariko si umuringa yagiye koza ibikoresho ye ko atazi. Ibi biranzengereje pe. Beni we urapfuye uzi ibyabaye? Habaye iki se umuri? Umva Odile bamuzanye kwa muganga ururimi rwasohotse mu kanwa ngo yanyweye ibinini byinshi yivura agahinda rumaze kumutera. Ese undi Umutoni wabaye iki? Beni kutansubiza Umutoni abaye iki? ubu se noneho Umutoni bimugendekeye bite? Beni se waye makuba arayikuramo naho ubutaha.